aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe umutima kugira ngo ntagucumuraho. Mu Bakolosayi haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Birababaje ko umuntu abazi abakinyi ba Manchester bose ku mutwe n'abaperi n'abareyo bose mu mutwe akaba bazi, ariko akaba atazi 50 ya Bibiliya. Guruka agahamya muri disikuru yavuze, umwuka wera yamanutse. Urabona ko yarazi neza, yari yarafashe neza inyigisho za Yesu, kuko yavuze Yesu kuva kuri Aburahamu, aramuvuga kugeza umunsi umwuka wera umanuka. Bibiliya kubana namwe muri iri teraniro. Hanyuma nizera ko twese twiteguye kumva icyo Imana igiye kuvugana natwe muri aya materaniro. Nagira ngo twihute dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 12, hanyuma duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko muri ico gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda ariyongeza, afatana Petero. Ico gihe ari mu minsi mikuru mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane agira ngo azamushire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umuco waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze, kuko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rishigikijwe urugi rw'icuma rijya ku mugwa, rurabikingurira ubwago. Barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima, aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankiza mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekereza byose. Amen. Data, mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo ijambo ryawe rihinduke ubuzima tubaho bwa buri munsi. Udutoze kurihuza n'ubuzima tubaho. Ibi wakoranye na Petero, wakoranye n'itorero rya mbere, natwe birashoboka mu buzima bwacu. Reka ntibibe kumva gusa, ahubwo uvugane n'imitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen. Turiga kwizera, ariko nanone twerekeza ku butwari. Ejo abo twari turi kumwe twaganiriye ko umuntu ntavuka ari intwari gusa, ahubwo arategurwa cyangwa se arigishwa, aratozwa kugeza ubwo azavamwo umuntu nka Shaduraka na Meshake na Abedunego, nka Danieli, n'izindi ntwari zo kwizera. Iyo usomye Abaheburayo 11 havuga intwari zo kwizera n'ubuzima babayeho, ukabona ko bari abantu bafite kwizera gukomeye. Gusa hari ubwo bigera igihe nkagira ubwoba. Iyo ndebye ubu buzima bw'itorero rya mbere uko babagaho, ukareba n'intege nke dufite muri iyi minsi,
nyanibaza abo tuzabyara bazaba bameze bate. Ndavuga generasiyo izadukurikira bazaba bafite intege nke ku kihe kigero. Ariko nanone ntabwo twaca iteka, nta nubwo abantu bapfira gushira. Imana iracafite abantu bo kwizerwa. Yabwiye Eliya ngo ufite 7,000 bitarapfukamira abari. Imana iracafite abantu bo kwizerwa. Hanyuma Petero akenshi iyo tumuvuga tuvuga intege nke ze, tukavuga ko yihakanye Yesu nkaho nta kindi ciza yakoze. Uyu munsi ntabwo ndi buvuge intege nke za Petero, murambabarira. Ndi buvuge ubutwari bwe, mvuge ukuntu Imana yamukoresheje ibintu bikomeye kandi na n'ubu bigifite ico bivuze mu bwami bw'Imana. Nagira ngo dutangirire mu Petero avuka mu bantu, ni Umuyahudi ariko avuka yari afite, sinavuga ngo imyizerere, ahubwo yabaga mu ishaka rya politike ry'abazerote. Bari abantu bo bizera ko bazagwana kugira no kuwa nyuma igihugu kikava mu maboko y'Abaroma n'abandi n'abagiye babakoroniza mbere nk'Abagiriki n'abandi. Hanyuma kubera bigometse ku Bagiriki n'Abaroma, bahise babafungira ibikorwa by'iterambere aho hantu mu gace bari batuyemo. Urebye nta terambere ryari rihari, mu gihe Yerusalemu n'ahandi bari barayobotse, bari barateye imbere ku kigero gikomeye. Hanyuma bigaragara ko Petero yari afite umwuga uciriritse, ariko yatojwe na ba sekuru wo kuroba. Aho hantu Bibiliya inahavuga nabi, iravuga ngo ni Galilaya y'abapagani mu gihugu gicuza umwijima. Ikintu cyantangajemo hano nsoma aya magambo ni ukuntu Yesu yafashe abo bantu babayeho ubwo buzima bugoye buciriritse, ahantu hatereranywe, akabahinduramwo abantu b'intwari nka Petero. Birashoboka ko Imana, hari amahame abazungu bamwe bagira, baravuga ngo umuntu wese udafite ikibazo cyo mu mutwe ushobora kumutoza agakora ibintu bikomeye. Yewe habe n'abantu n'imbwa zabo hari ubwo bazitoza ukabona zikora ibintu biteye ubwoba, kubera ko bazitoje nyene gukora ibyo baziteguriye. Rero ntekereza ko ntiwisuzugure wo dukurikiye ushingiye ku mashuri yawe cyangwa se ubuzima wabayeho. Nta muntu n'umwe ataba intwari, gusa bisaba ngo ube waremeye kuba umwigishwa wa Yesu. Nagira ngo hano tuhahagarareho gato dutekereze, hajya pasiteri wawe ninde muntu ugufasha mu nzira y'agakiza? Iyo wakoze icyaha ninde waturira? Nindi muntu urimo kukurera ngo uzavemo intwari? Hari igihe umuntu aza akinjira itorero akabatizwa akumva yageze iyayo. Ntekereza ko umuntu agizwe n'intege nke ku kigero akeneye uwamufata ukuboko kugira ngo azavemwo umuntu ukomeye. Nyuma ya Mose hari Yosuwa, nyuma ya Eliya hari Elisa, nyuma ya Paulo hari Timoteyo. Imana irabizi ko umuntu wese akeneye inyunganizi kugira ngo azavemwo umuntu ukomeye. Rero sinzi ukuntu uzavamwo intwari udafite umutoza. Umuntu ugutoza nawe si marayika yego, ariko byibuze afite intambwe yateza iruti zawe. Hari umuntu wakwigiraho, yewe na pasiteri nawe akwiye pasiteri we, akwiye umuntu yaruhukiraho. Nta muntu abaho yihagije gusa. N'ibihugu bikomeye baba bafite abaperezida, ndavuga bafite abajyanama bishugwa kuko bazi ko bakeneye inama zivuye ku bandi bantu. Sinzi ukuntu wazavamwo intwari udafite umuntu yagufata ukuboko, udafite umuntu wigiraho, ubaho wenyine. Hari ukuntu mu matorero abantu benshi, ndavuga amatorero ya Gikristo hano, abantu benshi hari impande ebyiri twarebaho. Abatoza cyangwa se abigisha, ndavuga abashumbya abantu, ntibaba bafitiye umwanya bamwe. Hanyuma n'abigishwa nabo abakagombye gutozwa nabo ntibafite umwanya. Birasa nkaho harimo umworera urimo hagati, ntabwo nzi ikintu kizawuhuza. Ariko nagira nkubwire ko bidashoboka kuva nk'umuntu w'intwari udafite ugutoza. Niyo mpamvu Yesu yabatoje kandi mu matsinda mato mato ku buryo ashobora kumenya ubuzima bwa buri wese. Yesu yagiraga abigishwa abantu 20,000 baza baje gushaka imigati n'ibitangaza, akabibaha akabigisha bagataha. Ariko akagiramwo 70 byibuze bafite aho bagejeje nabo bashobora kugenda bakigisha. Muri 70 akagiramwo 12 basize byose baramukurikira. Muri 12 yari afitemwo 3 abitwa ababowaneriga, abana b'inkuba, abantu yitabaza iyo byakomeye. Muri 3 yari afitemwo umwe aba mu gituza cye, Yohana.
ntiwishimire rero kuba mu kivunge cy'abantu benshi, ibihumbi byinshi biterana mu rusengero, ahubwo urimo kwitoreza he? Urimo gutozwa nande? Pasiteri wawe ninde? Ninde muntu ubana nawe mu rugendo rw'agakiza yagufasha kugira ngo uzavemwo umuntu ukomeye? Ibi mvuze nutabyitaho ushobora kuzaba umunyedini mwiza, ariko kuba umuntu w'intwari uzakora ibintu bikomeye utariho uratozwa, utariho urigishwa, bizagorana. Hanyuma Petero yakoze ikintu cyiza. Ubundi iwabo wa Petero hari sinagogi, hanyuma Yesu yigishiriza mu rusengero, baramwanga, arasohoka, Petero aramucumbikira. Kuva ku isinagogi kugera aho Petero yari atuye hari metero nke cyane. Mu nzu kwa Petero, Petero yakiriye Yesu. Reka tubigeranye no kwakira Yesu umwami n'umukiza. Ntabwo ari kumwakira gusa, ahubwo amuha n'inzu. Imirimo myinshi yakorewe muri kariya gace yakorewe mu nzu kwa Petero. Si ibyo gusa, muribuka ko yajyaga amutiza n'ubwato akigishirizamo. Turi mu gihugu cy'abantu, umuntu umwe wa South Africa yaje hano, hanyuma ataha ubukwe. Nyuma yaho aza kujya n'ahantu bapfushije, ajya mu kiriyo. Arangije avuga ngo ariko ngo Abanyarwanda babaye bate? Ntibazi gutandukanya ubukwe, mbese ibintu byose amarangamutima yabo ntumenye icyo batekereza. Ntibarira wenda nko muri ibyo bihugu byabo iyo bapfushije, no kwishima nabwo bishima mu buryo. Hari ikindi nakongeraho kuri ibyo. Iyo urebye n'uburyo bitanga n'uburyo batanga, simaze kujya mu bihugu byinshi, ariko mu byo nanyuzemwo ubona dufite ubuzima bwihariye. Yego twagize ibyago, haba jenoside yakorewe Abatutsi, bituma amarangamutima apfa, ariko nanone simpamya ko ari n'ibyo gusa, ahubwo bishobora kuba harimwo n'imiterere yacu, uko duteye, tudasohora ibyo dutekereza. Ushaka kubimenya ibyo wabimenya ku migani duca. Umuntu aguhisha kwa kwanga ukamuhisha kubizi, umurenza aho wera ibijumba, imfura ishenjagira ishira. Iyo urebye n'amazina abantu ba kera bitwaga, uhita ubona ko amarangamutima yacu adafungutse neza. Petero we yaritanze, atanga n'ibye. Nagira ngo nkubaze wowe dukurikiye muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, ni gute waje amafaranga yawe agasigara? Ni gute waje umwanya wawe ugasigara? Ni gute uhora uburana ngo bavuga ngo gutanga icyacumi ngo no kwitanga, bigahora wumva ari umutwaro kuri wewe? Ni gute wakunda Imana ukayima amafaranga yawe? Ni gute wakunda Imana ukayima umwanya wawe? Ni gute wakunda Imana ukabura umwanya wo gusoma Bibiliya? Ni gute wakunda Imana ukabura umwanya wo gusenga? Petero yaritanze, atanga n'ibye byose, n'inzu. Yewe muribuka igihe bazana ikirema bagasanga inzu yuzuye, iriya nzu basambuye ari yo kwa Petero. Kwa Petero hari ikintu cyiza kimwe nahoze ntekereza c'ubutwari yakoze. Itorero rya mbere ryavukiye mu nzu ye, kuko niho Yesu yatangiriye gutoreza abigishwa. Itorero rya mbere ryavukiye mu nzu ye. Abateoloji bavuga umunsi umwuka wera amanuka, yego, ariko batorejwe mu nzu ye. Nagira ngo mbabwire ko Petero yakundaga Imana, yakundaga Yesu n'umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, kandi Yesu nawe yari abizi. Nta nubwo ari ibyo gusa, Petero yari umuntu avuga yego ibi atabika ibimurimo, ariko nanone iyo umuntu ateye nka Petero nta nubwo yabika inzika. Ntabwo yabika inzika, kuko yari umuntu ufungutse, uvuga ibyo atekereza. Buriya nubona umuntu ufungura amarangamutima ye ntuzamwange, kuko niyo ageze imbere y'Imana abwiza Imana ukuri ko mu mutima. Mu gihe iyo umuntu afite ubujyajya muri we, ashobora kubwira Imana ngo Mana ndagushimiye, kandi mu mutima atari ko bimeze. Agakurikiza imihango gusa y'itorero cyangwa se uko bamwigishije basenga, atari ko kuri ko mu mutima. Petero rimwe bagiye ku musozi hejuru gusenga, hanyuma Bibiliya iravuga ngo ni Kayisariya ya Filipo, ariko ni umusozi uri ku mupaka wa Lebanoni na Isirayeli. Ni umusozi wa Herumoni, ni munsi yawo bari bagiye. Hanyuma arababaza ngo muragira ngo umwana w'umuntu ndinde? Petero ahishurirwa n'umwuka wera.
birumvikana ko umuntu yatangiye ari umuzerote, umuntu ugoranye, ariko akaba ageze igihe umwuka wera ashobora kumuzaho akagira ihishurirwa, yari intambwe nziza. Nagira ngo dufatanye gutekereza imyaka umaze mu gakiza ni iyihe ntambwe umaze gutera. Ntiwishimire gusa ko wumva, ahubwo ukwiye gutekereza ngo maze gutera intambwe iyihe nsa na Yesu, hanyuma nashoboye gusobanukirwa uwo ndiwe n'icyo Imana yandemeye, mbasha no kugikora. Hari abantu amara imyaka 5 mu rusengero, ugasanga uko wamusize icyo gihe n'uyu munsi nta ciyongereyeho, ukabona nta ntambwe yateye mu byo kwizera, ntiyateye intambwe mu gukorera Imana, ntiyateye intambwe mu kumenya guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima busanzwe, ukabona ariho gusa. Kandi buri gihe arigishwa, buri gihe abona byose abandi babona bagahinduka, ariko we ntahinduke. Petero ahishuriwe n'umwuka wera ko Kristo ari Imana, Yesu yaramubwiye ngo Petero urahigwa kuko inyama n'amaraso atari byo biguhishuriye, ni umwuka wa Data. Nagira ngo mbabwire ko uru rugendo mu nyama n'amaraso ntirushoboka, udafite umwuka w'Imana ntabwo bishoboka. Iyo dufite umwuka w'Imana, ibyo siyansi itemera twe tubifata nk'ukuri. Siyansi ntiyemera ko sida ikira, ntiyemera ko kanseri ikira, ariko Bibiliya yavuga ngo muzarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Hari Imana ishobora gukora ibirenze ibyo dushobora gutekereza, nk'uko imbaraga zikorera mu itorero zingana. Dukwiye kurenga inyama n'amaraso tukubaha Imana kubw'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana akaza muri twe, kuko Yesu yaravuze ngo umwuka naza azatsinda abantu abemeza ibyaha, abigisha amateka no gukiranuka. Uwo munsi ihishurirwa Petero yagize niryo ryubatsweho itorero. Yaramubwiye ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'Imana. Mu by'ukuri Petero ari mu bantu Imana yakoresheje ibintu bikomeye, kuko yari afite ihishurirwa riva ku Mana. Nagira ngo mbabwire ko itorero ry'Imana ntiryubakirwa ku bihuha, ntabwo ryubakirwa mu kirere, ryubakirwa ku guhishurirwa, ryubakirwa ku kumenya. Ubuzima bw'ubukristo ntabwo bwubakirwa mu kirere, ukwiye kuba ufite ihishurirwa riva ku Mana, ugahuza ubuzima bwawe n'iryo hishurirwa ukarikurikira kugeza igihe uzarishikira. Hanyuma Petero murabizi ko yaje kwihakana Yesu, yego, ariko byibuze hari ikintu kimwe mukundira. Yamwihakanye yamukurikiye basi mu rukiko. Yamwihakanye ariko byibuze yari afite umutima wo kudatakaza Yesu. Kumva ko bari barabanye igihe kinini mu rugo, yumvaga adakwiye kumureka. Buriya iyo umuntu agira intege nke ari mu gushaka gusa na Yesu cyangwa mu murimo w'Imana, byibuze izo ntege nke zakwihanganirwa kuruta umuntu yahisemo kubigira ubuzima, kuruta umuntu yumva ntaco bimubwiye kuba ari gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Hari ikintu kimwe nigiye muri iri jambo, uzi ko Petero yari umuntu azi kwihana. Igihe Yesu akebutse akamureba, Bibiliya avuga ngo yarihereye ararira, agira umubabaro. Bibiliya avuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Kimwe mu bintu biteye ubwoba muri iki gihe nuko abantu bamaze gutinyuka gukora ibyaha, kandi bakabikora bari mu nzu y'Imana. Umuntu agashaka umugore wundi, agaca inyuma uwo bashakanye, ukabona nibisanzwe. Kugeza n'igihe dushobora kujya kwigaburo ryera, ibyo bintu tubibitse mu mutima, umuntu agakuramo inda akiyongeza indi, akumva biraho. Umuntu agatwara umugabo w'abandi, akumva nibisanzwe. Petero yari umuntu afite umutima wihana. Imana ntabwo idutoranya ko turi abantu bashoboye, abantu bakomeye. Imana ntitoranya abantu bakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Ikintu ishingiraho ni umutima. Kuva aho natangiriye, urebye Petero we yari ari we, intege nke yari afite mu buryo buri intellectuel, mu buryo bwose, yari umuntu gusa. Ikintu Imana yamushimiye wari umutima. Ntabwo Imana ihamagara abantu bakomeye, ahubwo ireba umutima, uwo mutima ikawutoza kugeza igihe umuntu azabasha gukora iby'ubutwari. Petero, mwibuke ko kugeza n'igihe Yesu yari yazutse, Petero ari mu bageze kumva bwa mbere, kuko yumvaga agikunda Yesu. Hanyuma nyuma yo kuzuka, muribuka ko yahuriye yagiye kuroba, hanyuma Yesu akabasanga ku nyanja baroba, akesha ijoro barobera ibumoso ntaco bafashe. Bibiliya iravuga ngo Yesu avugana nabo, ababwira kujugunya urushundura iburyo bw'ubwato. Bamaze gufata amafi, Petero ngo yibuka ko ari umwami Yesu, ngo ahita yambara umwenda we yiroha mu mazi kuko ari yambaye ubusa. Yari agifite umutima utsindwa. Nyuma yaho mu ikiganiro cyakurikiyeho,
nibwo yamubajije ngo Petero urankunda, amubaza gatatu kose. Muri kariya gace bari bafite ukuntu barahiza umuntu gatatu kugira ngo bahamye, cyo kimwe nuko mu rukiko wagomba gushinjwa n'abantu batatu. Amurahiza gatatu, aramubwira ngo urankunda, aramubwira ngo ndagukunda, urabizi ko ngukunda, aramubwira ngo niba unkunda ragira abana b'intama. Kuva icyo gihe Petero yahindukiriye rimwe, amaze guhabwa umwuka wera. Hari ikintu kimwe cyanejeje ndimo gusoma, narebye ukuntu yashize amanga agahaguruka agahamya. Muri disikuru yavuze, umwuka wera yamanutse, urabona ko yari azi neza, yari yarafashe neza inyigisho za Yesu, kuko yavuze Yesu kuva kuri Aburahamu, aramuvuga kugeza umunsi umwuka wera umanuka. Bibiliya iravuga ngo nabikiye ijambo ryawe umutima kugira ngo ntagucumuraho. Mu Bakolosayi haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Birababaje ko umuntu aba azi abakinnyi ba Manchester bose ku mutwe, n'abaperi n'abareyo bose mu mutwe akaba bazi, ariko akaba atazi 50 ya Bibiliya. Iyi ntambara turimwo ni intambara y'umwuka. Sinzi kizagufasha gutsinda mu gihe udafata ijambo utitoza gusoma ijambo ry'Imana no kurishira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Petero yarazi ibyanditswe. Urebye disikuru yavuze abwira abaje muri Panekote, umunsi umwuka wera manuka, yarazi ibyanditswe byera. Mu itangazamakuru tubyita conteni. Iyo conteni winjije nyinshi niyo ikuyobora. Ntabwo ikintu cyose cyanyuze imbere y'amaso yawe ntabwo gifite ahantu cibika. Iyo ureba filime cyane uzayobogwa nabyo. Niba uba kuri social media udasoma ijambo ry'Imana uzayobogwa nabyo. Niba ibiganiro ukunda kumva ari ibintu bidahuye no kugaburira ubugingo, icyo ugaburiwe n'icyo kibyibuha. Ukwiye kwibaza ngo mbika ijambo ry'Imana. Bamaze igihe babwiriza, abantu benshi bahinduka abera. Icyo gihe babaga hamwe, ndavuga abari bakijwe benshi bari batuye hamwe. Ahantu twasomye havuga ko Herode yaje kwica Yakobo, ngo abonye ko binejeje Abayuda yiyongeza Petero. Icyo gihe murabizi ko mu gice cya mbere yababwiye ko bazagenda bakagera ku mpera y'isi. Mu gice cya 8 umurongo wa mbere akarengane karatangira. Hano nagira ngo mbwire abantu bose bazadukurikira, tubigira icyitondego. Dukwiye gushira mu bikorwa ijambo ry'Imana, kuko iyo wanze kugenda ku neza, Imana itegura ubundi buryo uzabikoramo. Kandi ntekereza ko tudakwiye gutegereza ko haza akarengane, ahubwo dukwiye kubikora ku neza. Yego turi kwiga ku ntwari zo kwizera ukuntu bakomeye mu karengane, ariko nanone twakwemeye ku neza. Birababaje ko amatorero yo mu Rwanda yabyawe n'abamisiyoneri, amenshi muri yo, ariko twe tutohereza abamisiyoneri. Hanyuma tukagerageza kubaka ubwami bwacu, tukanaburinda. Umuntu wese tukareba ko inyungu zacu zitabangamirwa, ariko mu by'ukuri tudafite umutima wo gukunda abandi. Ku isi hari amoko 16,000, hafi na 7. Abamaze kumva ko Yesu akiza mu matwi yabo ntibarenze 9,100. Hari amoko agitamba ibitambo by'abantu. Hari abantu benshi bakibandwa bagiterekera, yewe nta muntu n'umwe uvuga Yesu arabagiramo. Hanyuma ibyo mvuze yenda biri kure. Ni wige gukiranuka, ube intwari mu kazi kawe, mu gisirikare aho ukora, mu gipolisi, mu nzego za leta, mu bucuruzi, wige kuba intwari. Ugerageze guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, ubu mu misiyoneri mwiza. Hari abantu bazi ko umurimo w'Imana uba ku ruhimbi no mu mbese imirimo ya rutari. Oya, ubaye umucuruzi mwiza ukiranuka, nabwo wabukoreye Imana. Ubashije gukora akazi kawe neza, nabwo wabukoreye Imana. No kubaka urugo rwawe neza, nabyo ni umurimo w'Imana. Bibiliya iravuga ngo akarengane karatangira, Herode atangira kwica abakuru bo muri bo, nibwo Petero yafashwe. Petero yari yarahindutse ku kigero, sinzi ikigero nabivugaho, ariko mu by'ukuri Bibiliya imuhamya nk'intwari. Ari mu bantu itorero rya mbere rishingiyeho. Bibiliya iravuga ngo igihe Petero yari afunzwe, ntabwo sinzi niba nabasha kubasobanurira mukabyumva, ariko abantu barinda umwami namwe mwumva ukuntu baba bameze. Yewe habe n'umwe gusa we yafashwe na 16, bakajya bamurindisha 4. Yari yiteguye gupfa.
Bibiliya avuga ngo abera bajya mu cyumba ngo barasenga, aho basengeye haranyeganyega. Turi mu masengesho y'iminsi 40, ariko dukwiye kubigira ubuzima, tugasenga kugeza ubwo haba impinduka. Ijambo ry'Imana ubu nari kubwira kuko yenda ushobora kunkurikira cyangwa turi hamwe, ariko isengesho nta muntu uritangira. Ntabwo risaba visa, isengesho ntibisaba pasiporo, ntibisaba gutega indege, isengesho nta muntu uritangira. Dukwiye kwiga gusenga kuri iki kigero. Ngo barasenze, aho basengeye haranyeganyega. Hanyuma basengera iki? Muri iki gihe ibyo dusengera ni bingana n'ibyo tubura mu mubiri, ariko babo ngo barasenga kugira ngo Imana ibahe gutinyuka. Baba abantu b'intwari babashe gukora iby'ubutwari, bavuga ati nubwo Yakobo yapfuye na Petero akaba agiye, ariko twebwe duhe gutinyuka, dukomeze duhamye ibyo twizera. Ukwiye kuba umuhamya w'ibyo wizera mukazaho ukora mu buzima bwa buri munsi. Ukwiye kuba uhamya ibyo wemera, ukaba umuntu w'intwari, byibuze ku kigero nk'icya Petero. Kandi Yesu yaravuze ngo nimunyizera muzakora ibyo nakoze, muzakora n'ibibiruta. Bibiliya iravuga ngo marayika amanuka muri gereza aramubwira ngo abera babyanze. Reka tuvugishe ukuri, ubu turamutse tuzi ko hari umuntu wacu yafashwe, kandi mu Rwanda mu mategeko hano bakuyeho igihano cy'urupfu, bakavuga tukaba tuzi ko ejo bazamwica, muzi uko twavuga ngo nta kundi, ngo reka tumusengere Yesu ajye mu ijuru, nta kundi. Ariko nagira mbabwire ntimukajye mvuga ngo nta kundi, ukundi kurahari. Abera iyo basenze ukundi kurahari, Imana ishobora gukora ibirenze ibyo twibwira. Barasenze ukundi kuraboneka. Baravuga ngo Petero ntabwo ari bupfe, kandi marayika yamanutse aramubwira ngo iminyururu imuvaho, yambara imyenda ye, amubwira ngo nkurikira. Yatekereje ko ari indoto. Ibintu byose dutekereza nk'indoto mu buzima, nidusenga tukaba hafi y'Imana, Imana ishobora kubishira mu bikorwa. Dusubiye inyuma ho gato, nahoze ntekereza ibitotsi Petero yasinziriye yabikuye. Mu by'ukuri umbwije ukuri, ubizi ko ejo bazakwica, wasinzira bigakunda? Sinzi ibyo bitotsi aho wabikura. Nagira mbabwire ko iyo ubana n'Imana neza, ishobora kuguha amahoro kandi uri mu mahoro make. Ushobora kwishima nta gishimishije kihari. Nta kindi cyanezeza imfubyi n'abapfakazi. Iyo wuzuye umwuka wera ukabana n'Imana, Imana igukura munsi y'ibibazo ikagushira hejuru yabyo. Ukajya uririmba ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzaririmba. Nagira mbabwire, ejo nababwiye ko Imana ntiyigeze iduha garanti ko tutazahura n'ibibazo. Mu isi yaravuze ngo mu isi muri n'amakuba, ariko muhumure nanesheje isi. Dushobora kwakira ihumure ry'Imana tukabasha gusinzira turi mu bibazo bimeze nk'ibyo kwa Petero. Nagira ngo tugana ku musozo, mbabwire ko Petero yarakangutse, hanyuma marayika amusiga ku gasozi, ngo atekereza ko ari byo yarose, ahita ajya ku bantu aho basengera hari hazwi, ajyayo, ngo nabo batekereza ko ari marayika we, ntibatekereje ko ari we, ariko ngo ababwira iby'Imana ikoze, imitima yabo iraruhuka, akomeza ajya ahandi. Hari ibintu byinshi dukwiye gusenga hakaba impinduka. Kimwe mu bintu nifuza kuzabona mbere y'uko mpfa, ni ukubona ububyutse bw'itorero, ni ukubona ubumwe bwa bene data, aho umuntu adafungura itorero ngo yubake ubwami bwe, ahubwo tukamenya ko turi umubiri wa Kristo Yesu, dukwiye gukora mu kuzuzanya. Erega usibye kwibesha, ntabwo Imana ishobora gufata ibintu byose ngo bishire mu itorero rimwe. Bamwe bazi gusenga, abandi bazi kubwiriza, abandi bazi gutanga, abandi bazi guhimbaza, abandi bazi gukora ibindi. Hanyuma abo bantu iyo bahuriye hamwe bubaka umubiri umwe wa Kristo Yesu. Ntabwo ari byo gusa nifuza kuzabona, nifuza kuzabona aho abantu basengana umutima umenetse, umutima utunganye, aho abantu batabika ibyaha mu mutima. Nifuza kuzabona aho dusenga uburaya bukava mu bantu. Nifuza kuzabona ibihe byiza by'ububyutse, aho abantu erega akazi kazoroha umwuka wera namanuka. Umwuka wera namanuka, abantu bazagira umutima utinya Imana. Ibihe byiza, mu bihe by'ububyutse indwara zirakira, abadayimoni barahunga. Nakijwe muri 87, ndibuka ko korali yajyaga iririmba ahantu hose hari abadayimoni bagataka mu rusengero, nta mwigisha arigisha. Nabonye aho abantu baza mu kibanza cy'urusengero gusa bafite abadayimoni bakabakubita hasi. None ubu turirimbana n'abasinzi, n'abatinganyi barimo, harimo n'abakuramo inda, n'abatwaye abagore b'abandi n'abagabo b'abandi. Ubona byaroroshe kuko bibuzemo imbaraga z'ubumana. Ariko ndagira mbabwire ko ibihe byiza bizagaruka. Kimwe mu masezerano y'aka karere,
kumwe mu masezerano y'iki gihugu ni uko ibihe byiza bizagaruka. Ibyo Imana yakoranye na Petero izabikorana n'itorero ry'u Rwanda kandi uzabibonesha amaso. Nagira mbabwire ko murareba habaye jenoside yakorewe abatutsi, abantu benshi babifata mu ndorerwamo y'amoko, ariko ngewe hari ikindi kimwe nakongeraho. Satani yafuhiye ibyo Imana izakora hano, hanyuma azana urupfu, azana ibyago kugira ngo azimangatanye ibyo Imana igambirira gukora, ariko umugambi w'Imana ntupfa. Muri iki gihe Mose yari yavutse, abana b'imfura barapfuye kuko hari havutse umuriberateri, umucunguzi. No mu gihe cya Yesu impinja zarapfuye nanone, ariko Yesu ntiyapfuyemwo kuko yari umucunguzi. N'aha hantu Satani yahize kuri iki kigero hazavuka umucunguzi. Ububyutse buzagaruka, Imana izongera ihagarika itorero ku gicaniro, dutwara ububyutse ku isi yose. Kubera iki? Nitwe twapfuye hanyuma turazuka, nitwebwe tuzi gupfa icyo bivuze. Kujya Somalia na Sudani bizatworohera, kujya muri Al-Shabaab bizatworohera kuko n'ubundi twarapfuye turazuka. Muzi ikintu gikenewe ni imbaraga gusa z'umwuka wera. Petero amaze kubona imbaraga z'ubumana yarahagaze arahamya, 3,000 birapfukama. Nitubona imbaraga z'umwuka wera tukongera kugira ibihe byiza byo guhembuka, Imana izakorana natwe. Soza nagira nkubwire ko ibigutsinda nubona imbaraga z'umwuka wera uzakora iby'ubutwari, nubona imbaraga z'umwuka wera uzakora ibintu bikomeye. Reka dusengane. Data, mu izina rya Yesu, ntabwo wakoranye na Petero gusa, na ba Shaduraka na ba Danieli n'abandi, urashaka korana n'itorero. Kuva impanda itaravuga, amaraso wamenye urashaka kurikirana kugira ngo itorero urikuyakuye uzagishire ritagira ikizinga. Ndasenze kugira ngo imbaraga wakoresheje uhindura Petero natwe uziduhinduze, tubashe guhinduka no gukora ibyo dushakaho. Ndasenze kugira ngo usuke ububyutse mu matorero, mu mubiri wa Kristo, habeho gutunganywa no guhagarara mu mwanya wacu kugira ngo dukoreshwe iby'ubutwari. Bana n'abera bose bari gusenga mu izina rya Yesu, amen.